bigirirwa no mu bishop papa wawe Yongwe nakwere na apotre mubyeyi ntabwo ngabanyirije ati apotre ntabwo ari bishop ubu ntabwo wabura ku mavuta ya papa wawe abagenda dukubita utuvuta nyine kugira ngo ubuzima bugende neza ntabwo nabimenya pe iby'imivumo kubera Scovia simbizi niba byamuhama cyangwa bitamuhama ariko ashobora no kujya kumusaba imbabazi bikavaho cyangwa wenda agasengana n'undi muntu akabimukuraho kuko akanwa byo kararema nanjye nshobora kukuvugaho ikintu kibi ntari n'umukozi w'Imana ntari n'ibyo kuvuga nkavuga ati ndakuvumiye kubera umbabaje iki kintu kizakubeho wenda urugero cyangwa niyo utamubwira ngo iki kintu kizamubeho ariko Imana yareba wenda akababaro nteye ukaba wahura n'ikintu kitari cyiza ariko nawe unyegere ukansaba imbabazi cyangwa reka ibyo tubigira iba ndabikubwira inyuma ya kamera ndabikubwira ariko kuri kamera ndabikubwira pe ntugire ikibazo ntabwo bikubwira ubu rurimo reka ndabikubwira ikintu cyose ushaka kumenya mu rukundo ndakikubwira abakobwa baduhenda ubwenge wowe wayigurira umuhungu tureke amarangamutima no kubeshanya abantu tubwizanye kuri turi mu kiganiro wowe Irene wagurira umuhungu mu imodoka iyi nayimugurira tureke n'imodoka wamugurira iPhone telefone nayimugurira hari wowe waba barayiguriye nta n'umwe nari nayigura ariko nayigura ni uko ukennye none se reka nsubiza ni uko ukennye none se reka nkubwire asubwo ndakubwira gute ukundana n'umuntu utayifite wayimugurira yego ariko ayifite ntago wamugurira iya kabiri kuko telefone ariko ari nk'imodoka ndi kuri level reba nka kuri Azali the boss lady none se yaguriye Diamond amamodoka ntanjye nayimuha mureke twongere tubasuhuze mwebwe mwese abadukurikiye amahoro y'Imana abane namwe urukundo rw'Imana rubaganze Uwiteka akomeze ahiri imirimo y'amaboko yanyu nta wundi ni Bobo niwe utangira baramutsa gutyo barabanga ngo bakumbuye kagabanga Uwiteka bishimisha ibyishimo biruta imyaka mwababarijwemo Uwiteka bashumbushe iby'inzige zariye kanwe murareka mu mwarakabuze ariko yandamukanye yagarutse meno minsi nari yestara neza bayagadurira ku kinyamakuru kimwe mutaramenya handi ndi rero aha hose bumvisha kino kiganiro niho ndi aho turi busange kiri atariho ndi mwitegure strike copyright iroroheje ni strike kandi eshatu zikurikiranye so gusa twe twarakijijwe ntabwo twabikora ntabwo ubwo butindi tubugira ariko hari umuntu wanteye strike rahira kandi ngo umurokore abarokore rero hari ukuntu bihisha mu burokore bagakora utuntu tubi murumva rero hano ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane ntabwo nzi ko kino kiganiro nza kukirangiza none ikibabaje ni njye njyenyine uhari niyo mbona unyakira ariko ndimo ndasaba Bikira Mariya ngo sabe inema yo kutabyasaza ibiki se turakwakiriye nanjye harya bo bavuze turakwakiriye basubiza ndabikirije ngaho tangira wibwire abadukurikiye ni Irene wa mukobwa wanyu Irene Shyamba nkaba ndi umunyamakuru nk'ibisanzwe nkaba nkorera igitangazamakuru cyitwa Big Shema abakunzi bacu bari baratubuze twari tumaze iminsi tudakora tugiye mu bindi bintu ariko nabyo byo kubashakira ibintu byiza kugira tugaruke tumeze neza ubu ngubu rero twagarutse from Monday to Sunday tubakubita ibiganiro byiza cyane bishyushye amakuru agiye anyuranye abatumirwa banyuranye bose bazaca no kuri Big Shema tubaye ibiganiro byiza cyane kandi n'abakunzi ba gospel twizere ko umugisha TV umugisha live mugiye kuzajya mubana na Bobo akaba amakuru update zose ziri muri gospel abazifite niyo umuntu nzigira amakuru ya gospel abandi bose batari bamenya
uzi ko hari igihe umwumvira inkuru ukavuga ati ibise bibaho ejo ugasanga yabaye trend kandi nyine yari yabivuze mbere uko ibyo bintu ariko bimeze muri gospel rero abarara bafite natwe Big Shema mu bisigaye secular n'andi makuru agiye anyuranye turabafite twizere ko mugiye kutuba hafi mugakora like share n'ama subscribe ndetse natwe tukazamuka kabisa ariko nk'ubu umuntu utateza imbere Irene yaba ari mu ntoki yaba afite abazimu nuko murambikaho ikiganza turamusiga amavuta noneho hano muri studio Bobo bafite erayo amavuta ari winjira bakagusiga kugira ngo imyuka mibi kuvemo rero umuntu udakoze subscribe ufite hate rwose umva tugomba kuyimushyira akagarura umwuka w'Imana muri we Okay, Irene muri Big Shema bitegemi iki bahitega iki kidasanzwe mu gihe mwari mumaze twari tumaze igihe tudakora urukumva iyo umuntu amaze igihe adakora ariko ku bintu bye akunda aba ari gukora research urukumva rero research twakoze abantu twamitinze dufite kuzabazanira mwitega ibintu byinshi amasomo menshi ibintu amateka nyine tubafite ibintu byinshi byatari amasomo ameze ate y'ubuzima uzi kuva mu ishuri ukajya kwiga ishuri ry'ubuzima neza wowe waraminuje reka nanjye ndakiga nzajya niyumviraho nyine ku bantu tugiye kuzajya duhostinga nk'irihe somo mu buzima wize ubu ngubu wakwigisha umuntu isomo nize mu buzima ni iryo kwihangana ni iki cyakugezeho cyatumye wumva ko ukwiriye kwihangana kigatuma wihangana nk'ikintu navuga cyangezeho ni ubuzima busanzwe ariko nabonye ko ikintu nshaka reka nivuge ngewe nyine ikintu nshaka uwo munsi ntarara nkibonye niba nshaka wenda urugero kuba umunyamakuru ukomeye niko navuga ntago kuko mbishaka ntago mbigeraho kandi mu rugendo mfite kugira nzagere kuri wa munyamakuru nifuza ifoto y'umunyamakuru nifuza kubaho izansaba kwihangana kuko ntago nzabyuka ngo inzira nsangira haruye gutya nzaca muri byinshi biki n'ibiki nincika intege ntago nzagera ku rugendo rwanjye ariko nihangana umunsi umwe nzasanga ibyo nshaka nabigezeho uri mushaka umunyamakuru internationale yego ubwo hagize ikinyamakuru kikorokirita wakwemera ritayari cyane bana mufite itangazamakuru ariko muri seri cyane hano babandi bashaka itangazamakuru banaha izindi nshingano ntazirakugeraho ntawe urakubwira ngo izindi nshingano izijyanye n'iki akagutuma mu rugo ubwo naba ngiye kuba umukozi wo mu rugo oya nkeneye gukora itangazamakuru ritavangiye niko navuga ese nibyo wize ntabwo nabyize muri no mwanya se ntabwo turi gukora ndahafite ari kuri Big Shema ndayifite ariko mfite n'ahandi nkora yatinye kuhavuga uyu ni umukobwa wa Yongwe ntabwo natinye kuhavuga umukobwa wa Yongwe akora muri Yongwe TV mu kigo kinini cyane mu kiganiro cyitwa The Boom Play gicaho saa 9 kugeza saa 10 uramwamamarije ni umuntu mwiza ntabwo kumwamamariza ari ibyatari Apotre Yongwe kanda akanyenyeri ntujye uvuga ngo ntukamvugisha umushumba udashaka natwe turamamaje kanda akanyenyeri uzi ko navuga ngo iyo muhuye ngo amavuta agahita kuzuraho ngo ugera kure wifuza hose ko ntaragerayo kandi niko nanjye wambwira urasi zanduga z'abapasiteri abapasiteri nawe nyine urikumva ariko n'amavuta hari igihe asaba gukora nayo agakora ntabwo gake ukazisanga wageze aho nyine ushaka ni nk'igiki cyiza uboneye mu mavuta ya Yongwe mu gihe mumaranye ngewe ikintu ntabwo navuga ngo mu mavuta kuko ntabwo ibyo byo mbigendaho cyane ariko personally nyine nk'uburyo nk'ikintu namubonyeho cyiza ni umuntu wita ku bantu nyine ntabwo wagenda umugana ngo akwakire nabi yego
nta mahane agira. Arayafite arayafite ariko mu buryo budafite icyo bwangije. Ntabwo wakora ikintu kibi ngo akurebere, arakubwira ukagihindura, ariko ntabwo afite amahane nyine yo kwangiza, niko navuga. Ariko tena ntabwo washyigikira ibintu bitagenda neza. Ntacyo atwaye da, ntacyo twayongorera n'ubundi amafuti isa yo gushyigikirwa. Ntabwo ari ayo gushyigikirwa, abantu bakwiriye guhanwa. Umuntu niyo umuhannye hari ubumwigishije, kuko iyo ushyigikiye umuntu mu mafuti uba uri kumwangiza. Ubundi Irene ni umukristo, arakijijwe cyangwa yemera Imana gusa? Oya, ndi umukristo. Muri ihe dini? Irene nta dini agira. Ndarifite. Wibaze kukubaza iwanyu ugatangira ngo oya, uzi se hari ukuntu uba waravukiye mu idini, sibyo? Wakura bitewe wenda n'impamvu runaka ukasengera mu rindi, rero ukibaza ari uri gusengeramo niryo ryawe cyangwa iryo wavukiyemo niryo ryawe. Kuko nkanjye ndi umukatolike, mu rugo turi abakatolike, ariko ubu nsengera muri Grace Room. Grace Room si idini. Rero ubwo ndi umukatolike. Uretse mubwire, aho mwabantu mudukurikiye muranzi neza muri Grace Room. Ni mu bantu ba mbere bageze muri Grace Room. Iriya ni ministère. Yes. Rero ubwo ngewe ndi umukatolike, niko navuga. Ndi abantu basa nkaho batangiranye nayo. Reka ko ntari nakubona ku rusengero. Ahubwo ntuboneka. Njya gusenga. Ntabwo ntuboneka. Njya gusenga. Ariko reba bari abantu baba bahari. Ntabwo wabona umuntu mudafitanye gahunda, ibyo ntibishoboka. Shangiye iyo naje ntabwo nataha utambonye. Gute? Ntabwo bibaho. Kuza ngo nawe utambonye. Bitewe n'aho mbana. Uri imbere. Ntuza nzakubona kuko ngeyeyo urkumva, ariko mu buzima busanzwe ndi umukristo dini gatolika. Maze iminsi ntaboneka, bakunze ba Grace Room Ministries murazi ko ndi uwanyu. Maze iminsi ntaboneka bya birantega, ariko iminsi iri imbere turi kumwe. Rero ndimo ndagana n'umu Grace Room mugenzi wanjye. Uba muri prayer share. Ntabwo mu Grace mutazi prayer share ntabwo waburiwe. Oya, ngende ndi born again. Ngize vuba. Nta group irahari muri telefone. Ni nk'iki wabonye muri Grace Room kidasanzwe ahandi hose wagiye? Ikintu nahabonye navuga kidasanzwe se ni amavuta yaho. Nahabonye Imana pe, hari abantu barasenga. Ikindi nyine bita no ku bantu nyine iyo ugiye gusenga barakwakira, nyine ukabona bagushyize navuga muri mood yo gusenga, ku buryo nawe usenga wumva uri ahantu ukwiriye kuba uri. Pastor Julienne mwari mwahura? Ntabwo twari twahura. Ujya ubyifuza se? Ndabyifuza. Umunsi ugize amahirwe yo guhura nawe, ni iki wamusaba cya mbere? Nk'undi mupasiteri wese namusaba kunsengera. Nanjye ndiwe. Nyine nawe ubwo unsengere. Namubwira nansengere, ndumva ari cyo kintu namusaba. Ni nk'iki bagusengera utabashije kwisengera? Ese uri kureba umuntu arisengera pe, buri munsi ubyuka wisengera. Nta muntu udakunda no gusenga, ariko umukozi w'Imana iyo agusengeye hari ikintu gihinduka kuri wowe. Se wowe ntabwo uri umukozi w'Imana? Nyine ngende umukozi w'Imana, ariko ngiye ntabwo nahamagariwe. Wenda nshobora kuba bizaza nyuma, ntabwo mbizi, buri wese ntabwo amenya ahazaza. Ariko kugeza ubu ngubu ntabwo ndi umupasiteri, ntabwo ndi umuapotre, mbese muri make ntabwo mfite title runaka ijyanye no gusenga. Rero umuntu wabihawe uba ugomba kumwubahira icyo kintu, kuko si wabyihaye, hari icyabimuhaye, hari Imana yabimuhaye. Rero impamvu yayimuhaye, yamugiriye icyo cyizere ngo ahabwe iyo title, ni uko hari icyo arusha weho utayifite. Rero reba muri Bible, hari umugore wari ufite
yitwa Dehari wari umaze igihe atabyara Ana ntabwo ari kuvuga ngo uriya myaka yose yari imaze adasenga ariko umunsi yagiye gusenga uriya mukozi w'Imana akamubwira ati ibyo uvuze ibyo wifuje igihe nk'iki uzagaruke ufite umwana yaragiye bimubaho ntabwo ari uko umugabo atamusengeraga cyangwa ariko umugabo ntabwo ari kumubwira ngo igihe nk'iki uzabyara ngo cyangwa ngo abyibwire ariko umukozi w'Imana yabimubwiye byahise bisohora kuri we rero abakozi b'Imana njye ni abantu nubaha kandi nkemera n'ibye n'amavuta yabo niko navuga ndabubaha pe kuko hari ikintu runaka bashobora kukwaturiraho kikakubaho wowe utakwikorera nanjye ndasenga ariko ntabwo nabyikorera mbese akanwa kabo urakemera n'amagambo yabo urayemera yego urakoze cyane unyinjije ahantu tugiye kuvugaho gato wababonye saga ya Bishop Rugagi na Scovia ariko babiri kuri trend nagakora ntabibonye Scovia yagize atya ati Bishop Rugagi ni gute ufite urusengero rurimo n'akabari n'amaroje ni gute yaguze Range Rover miliyoni 100 ngahe ukaba nta rusengero ugira uri no mu mubare w'abafungirwa Bishop Rugagi nawe ati bitewe n'uburyo banyubahutse ndakuvumye nta bugingo nk'umukristo wemera akanwa k'abahanuzi yego ibi bintu nkawe urabite nk'umunyamakuru kanayana ugiye kudutuzanira inkuru zitandukanye zigezweho hano hanze zivanze gospel na sekira konda maybe Scovia ntago akora mu itangazamakuru rya gospel akora mu buzima busanzwe ariko Rugagi ari muri gospel urumva ni imyuka ibiri yahuye rero sasa ni ebyiri zihuye nk'umunyamakuru ni ubuhe busesenguzi wakoramo hariya cyangwa ni iki wavuga hagati ya Rugagi na Scovia njye ku giti cyanjye wenda twimagine ari njyewe iyo kesi ibayeho menye ko umupasiteri runaka cyangwa umuntu reka tubishyire ku mupasiteri kuko uri kumva umupasiteri afite akabari inzu imwe iri mu rusengero n'akabari byaba ari ikibazo ariko mbere yo gutangaza iyo nkuru cyangwa kuyivugaho nabaza uwo ibivugwaho kuko iyo nkuru ishobora kuba ari ikinyoma atari byo noneho ugasanga n'ubu bivuzeho umwiciye izina kandi ari umuntu ufite izina rikomeye cyane ufite n'abantu bamwubahira icyo ari cyo rero umuntu kujya kumuvuga byaba byiza by'umwihariko umuntu w'umukozi w'Imana kuko umuntu runaka wo muri showbiz ushobora kumuvuga uri no kumushotora kugira nawe aze kugusubiza bikomeze byibere gutyo ariko nk'umukozi w'Imana wenda udasanzwe uri no muri ibyo bintu wowe urimo numva mwabivuganaho ukamuhamagara ukavuga ati siko twumvishe ngo ufite ibi n'ibi nibyo cyangwa si byo akagusobanurira rero uburyo mwavuganye ushobora kuza ukabitangaza bitewe n'ibyo ari byo cyangwa wakumva byandi byari ibinyoma ukabireka njye numva ari gutyo byagakwiye kugenda kuba yamuvumya wemera ko Rugagi uriya muvumo wa Scovia ntabwo nabimenya pe iby'imivumo kubera Scovia simbizi niba byamuhama cyangwa bitamuhama ariko ashobora no kujya kumusaba imbabazi bikavaho cyangwa wenda agasengana n'undi muntu akabimukuraho kuko akanwa byo kararema nanjye nshobora kukuvugaho ikintu kibi ntari n'umukozi w'Imana ntari n'ibyo kuvuga nkavuga ati ndakuvumiye kubera umbabaje iki kintu kizakubeho wenda urugero cyangwa niyo utamubwira ngo ikintu kizamubeho ariko Imana yareba wenda akababara unteye ukaba wahura n'ikintu kitari cyiza ariko nawe iyo unyegere ukansaba imbabazi cyangwa ugasaba Imana imbabazi ibyo bintu bikarangira kuko ntabwo Imana ibika inzika ntabwo Imana igambiriye kugirira nabi abantu rero ndumva bazabiganiraho nk'abantu bakuru kuko uri kumva niba Rugagi yababaye akaba yafata speech akabivugaho nuko byamukoze ku mutima yambaye fode yaba bitamubabaje yari kubica amazi akabifata nk'ibintu bisanzwe ariko kuba yabivuzeho ni ikintu cyamubabaje Scovia nawe ko yarabivuze wenda afite aho yakuye ayo makuru yumva ni n'inkuru ishyushye agomba bicare babiganireho babikemure
ndumva ari icyo ngicyo biga nawe birirwa no mu bishop papa wawe Yongwe akwere na apotre mubyeyi ntabwo ngabanyirije ti apotre ntabwo ari bishop ubu ntabwo wabura ku mavuta ya papa wawe abagenda dukubita utuvuta nyine kugira ngo ubuzima bugende neza. N'ubundi bishop Rugagi yagiye inama Scove abati taraza kunsaba imbabazi nta bugingo akose ariko gusaba imbabazi numva ari n'ikintu cyoroshye. Ese gusaba imbabazi biragoranye? Bara Scove yuko umubona na yazisaba ashobora ku ariko azisabe niba ari ibintu ari byo apotre harya ni apotre ni bishop ari byo bishop ashaka ngende umva gusaba imbabazi nta kigoranye kirimo. nyine buri ushishoje nk'umunyamakuru uyu mwe ntabwo turi kugana nk'umutumirwa usanzwe turi kugana nk'umunyamakuru nk'umunyamakuru mugenzi wawe ubona Scove yasaba imbabazi yazisaba kubera reka nkubwire ikintu kimwe cyatuma wenda ashobora sindi kubihamya ngo yazisaba ariko nyine sindi guhamya ko imbabazi agiye kuzisaba nyine ariko nkuko yanabikora cyangwa ntanabikore nyine afite uburenganzira bwo gukora icyo ashaka kugeza aya masaha. Atabikora se uriya muvumo wamusohoreraho rese ubwo tubikoreho iki tubigenze dute ariko icyiza nibiyunge kuko nibiba byiza y'abantu bari kubana nta makimbirane bafitanye kandi cyane cyane ko nta n'ikirenze kirimo. nta kirenze kirimo iyo umushumba yemeye akambara efode nyine umushumba we ari kurwana ku izina rye kugira ritangirika n'umunyamakuru ari kuvuga amakuru wenda ashobora kuba afitanye na gihamya. Rero icyiza babiganireho kuko ubundi haba umunyamakuru haba n'uri gutangazwa inkuru birashoboka ko ari abantu babiri baganira bagirana ibiganiro ku nkuru runaka igiye gukorwa mu gihe iyo nkuru nta n'icyo yangije cyane. Rero byaba byiza babiganiriyeho tukazabona ejo bundi umunyamakuru asohora ikiganiro avuga ati ko byakemutse cyangwa na pasiteri avuga ko byakemutse nta kibazo bagifitanye. Nk'umunyamakuru rero ubu twahuye w'umwuga ufite ikinyamakuru gikomeye akorera ndetse anikorera ku giti cyiwe nk'umunyamakuru abagira ikintu bivuga nk'umuntu wakoze iyi nkuru nimba ari inama ubaha inama nabaha nayikubwiye niyo kwiyunga ubwo usaba imbabazi akazisaba n'uzitanga akazitanga cyangwa nawe niba ari amakosa yamukorera akamusaba. Ubundi ngiye mbona ikintu cyitwa gusaba imbabazi atari ikintu gikomeye. Buriya reka nkubwire gukoreye ikosa ukambwira ati kugira ngo twongere twumvikane ndaguca amafaranga ya naye cyangwa urakora iki kintu icyo gihe nakumva ko ngoye ariko kumbwira ngo nsaba imbabazi nyine twese tubane neza nyine amahoro yongera agaruke ndumva nta kigoranye kiba kirimo. Ese Irene hari umuntu waba warigeze kukubabazaho gutanga imbabazi bikakugora? Oya ntawe. N'iki cyakubabaje? Nta muntu wari wansaba imbabazi ngo nzimwime ntabwo bishoboka. Ako hari uziha ako kazema ahubwo hari n'uwo nziha atazinsabye. Ni nkande wazahise ugatazi gusabye umuntu wese unkoreye ikintu kibi kuko niba wenda urugero kuko nta muntu navuga rero nkoreye ikintu kibi kidasanzwe ni ibintu bibi byo mu buzima busanzwe tubiraho byoroshye kubabarira ariko ntabwo bivuze ko biba bitakubabaje. Ushobora kunkorera ikintu kibi nkababara pe nkanakurakarira ariko nk'ejo nkavuga ati se kugira nkomeze ndakarire bobo ari ngewe uri kwikorera umutwaro reka mubabarire ubuzima bukomeze ubutaha wanampamagara ugasanga nta kibazo mfite. ni nk'igiki kigeze kukubaho mu buzima cyakubabaje kurenza ibindi? Ntakibuka sera umwana wakuze umeze neza nta kibazo. Oya nta kintu navuga cyambabaje bidasanzwe kuko ntabwo mvuze ko ntababara ariko mbabara biri aho ku buryo ushobora kuba uyu munsi ejo ukaba wabyibagiwe cyangwa byashize.
uko nta cyambabaje bidasanzwe nta n'icyanshimishije bidasanzwe biraho uri balance biyangaho ntacyo byishe nta n'icyo bikijije bivuze ngo uyu mwanya ntiwishimye ntunababaye nyine ubuzima bufata nk'ibisanzwe nyine muri njye ni ibisanzwe nta kirenze wakuze ufite papa wawe na mama wawe yego uheruka mu rukundo ryarire nabyo sikagiye kuvuga ngo biraho ntabwo wigeze ukunda nta rukundo uherutsemo sawa tubwire uheruka mu rukundo ryari kumboye kukunze apana bagukunda oya wowe uvuga ngo I'm in love twabireka reka ibyo tubigira ibanga ndabikubwira inyuma ya kamera ndabikubwira ariko kuri kamera ndabikubwira pe ntugire ikibazo ntabwo mbikubwira ubu rurimo reka ndabikubwira ikintu cyose ushaka kumenya mu rukundo ndakikubwira rero ubu ngubu nabo badukurikira bifuza kubimenya kandi nk'umunyamakuru nyine kandi nyine ubu ngubu ntago ndi ready yo kuvuga ubuzima bw'urukundo njye nitangirira umwanzuro umwanzuro se wowe wari uzi ko Irene mukundana ntabwo itangaza oya ushobora kubabeshya ushobora kuvuga kuko umuntu uri redi ufite umuntu akunda arabivuga ati ndamufite kandi yaba atamufite ntabwo ukaba watereka reka musingo kandi muri abo basi wenda kamwe gusa muri ibyo byose uri singo cyangwa uri ibintu bimeze neza none se ubwo nkubwiye ibyo inyuma ya kamera nakubwira iki kandi aribyo ndi bukubwire ya kamera uri busobanure neza uvuge ngo uyu ndamukunda gutya uyu byagenze gutya ariko n'uyu mwanya Irene afite umukuru ntureba hano bari mu mabagare bansaba nimero zawe ari benshi harimo nze bashafite gahunda bashaka gukunda hari abo nze baritesha mutwe bumita mbakatira aha oya reka tuvuge ibindi ubuzima bw'urukundo tuzabivugaho ubutaha anakorana ufaniye riviye ufaniye kipe mu Rwanda mu Rwanda no hanze mu Rwanda mfana APR hanze mfana mani nta kindi rwose ubundi mu Rwanda umuntu ufana umukobwa ufana APR jana urugamba yarujyaho reka umuntu ufana APR ahubwo baba bari kurasa nawe agasinzira ko nyine ntabwo bakunda kubabara ariko umukobwa ufana Ariyiziye mu Rwanda yanjye nimba ukunda umukobwa ufana Ariyiziye nawe akakubwira ko ukuntu ubona ko agukunda koko uwo mukobwa umukomeze n'urugamba mu masasu yarujyamo umufana wa Arsenal na Rayon Sport barihangana kandi nanjye siko nzi ko nihangana iyo uba wihangana ubuvuze rero wowe nyine ukundana na Irene umenye ko isasu ryavuga akagona ngasinzira oya ntabwo nabikora kuko ntabwo muri biharamagara oya nanjye ntabwo ndijyaramagara ubijyaramagara cyangwa ati sheri ndamukunda tishari aho uri umurikiye I love you none waratinya no kuvuga ndagukomeje ndacyakoza irengeye ntabwo twakundana kubera genda bivuga ukunda kuvuga ukuntu relationship ntabwo wabiyoberwa mfite sheri ntiwabiyoberwa kuri stati hari umuntu ukundana n'umuntu mu gitondo yabyuka ngo sheri ngo good morning my love akongera kuri Instagram akamushyizeho Snapchat biki ni gutyo wowe umeze uzi impamvu sintendeka ariko nanjye sintendeka rero abantu batinya kuvuga basheri baba bati ninshyiraho uyu runaka we biraba intambara oya hari igihe weho n'umuntu mukundana muba mwarapanze wenda kubigira loki ntimubivuge cyane mukabivuga byabaye nyine ibintu bifatika wese reka nkubwire niba ukundana wenda n'umukobwa mugihura ugahita ubitangaza
ejo mwatandukana wakundana n'undi nabwo sitati mwazigize ubiki n'ibiki gutyo ubwo se byazagenda gute? Hari igihe wazagera ku wo muzabana cyangwa uwo biri seriye abantu bakagira ngo n'ubundi ni byande byawe. Yego bambe akushyizemo niko sawa. Ibabari ntago bari seriye nuwo wizeye ko ari seriye buryo yewe wumva icyo uzize ugenda uba seriye ushaka igituma ugaragara nkaho uri seriye. Uri seriye wamuvuga. Yewe muri yangana turi mu kiganiro imvura irimo iragwa byabaye danje. Wari seriye wabivuga ariko ubu yirebye ubona atari seriye. Oya kandi nakubwiye ngo tubireke ubwo nyine iki cyubura cyumva shaka igituma uba seriye naho ubundi ntacyo wifitiye. Oya ntabwo ari kuba ntacyo wifitiye ahubwo ari igihe nawe nyine ataba bikunda. Ntabwo uzi se abantu badakunda kujya mu itangazamakuru. I know ndabyumva ariko reka nkubwire igitsina gabo dukunda ibintu bitatu. Dukunda ibiryo bishyushye, tugakunda icyubahiro, icyo cyangwa se tugakundwa no kuvugwa. Hari abantu ariko batakunda kujya mu ma social media. Nese uyajemo hari ubwo twamutumiye. None se hari ubwo tugiye kumuvuga. Ndamusuhuza muhintaye. Ndamusuhuje. Ariko abe mu izina rya Yesu. Imana imumugisha. Wamenya icyo none iremba n'umwize kuri. Wamenya ngo turivemo n'undi ndimo ndabivamo. Ariko wigeze posting ngo boyfriend narimwe wenda wakundaga. Wigeze mu posting. Hari habaye cyo cyangwa posting. Ntacyo narabyutse numva nshaka mu posting. Ako wabonaga nyine ari seriye mu rukundo. Ubwo rero wowe hari impamvu Irene ndi mu bantu bakurikira status. Nta bogari ndabona ura posting. Cyangwa ntabwo urabona na city urigura ntabwo nigwerera. Nese ashobora no kuba atari bogari. Urigura nigwerera gusa ntabwo urabona na city. Mu kiganiro Imana arafunguye. Yego ntabwo urahura na city. Nese weho wumva nyine nk'umuntu na posting ubwo yaba ameze ati. Nyine muri Rwanda gukunda. Bakubaza nk'uko mbese wa muntu aho waba uri hose uba uri tari kuvuga ngo ndamwemera. Nyine icyo gihe nikigera uzabona ndi no kubikubwira utabinsabye. Sawa ubwirene icyiciro arimo turakimenye ni nkanjye aha. Ubwo uzajya ubona posting uzacyo ko Irene umunsi ndamupostinga. Posting kabisa. None si ikibazo kiri. Okay. Umuntu mbona uri tayari muhe nimero zawe. Oya. Uri seriye utari. Oya. Kubanza nimero ndagira. Oya pe. Waduhakaniye wadukweye. Ngiye ntabwo nabahakaniye. Nabwiye ko biri muri process. Rero ikintu kikiri muri process ntabwo kiba kiza kugitangaza. Urakireka cyagera igihe gikwiriye ukavuga ati bimeze gutya. Impungu yafashe irembo koko. Wa musore wahuri mugiriye inama. Irene situmaranye igihe situnamaranye igihe gito. Ariko mugira inama wafata irembo. Umugira inama. Narifata shanzaza mubwira ati nika kubwo bizari arongo. Nubwo bye gusa nubwo barifata ntahari. Se wamugana. Kamera ko nzaba uri umusitari. Wamaye nka data. Ubuzima bwawe bwose. Hanze. Yes. Urabyiteguye? Yes. Waje uri mu itangazamakuru. Uwo mwakundanye tuzamumenya. Nta nakabanga. Neza itangazamakuru bisobanuye. Ariko ntabwo bivuze ngo ubuzima bw'umuntu bwose we uri hanze. Wowe nk'inshuti yanjye wabimenya ariko abandi bashobora kutabimenya. Yego. Ahaha. Ariko ubwo nyine ihangane aya nariwe. Ese ire ahetse nkamukuza nyine ahita afata irembo.
oya none sizi ngo umuntu apfa gufata kubyuka agahita ajya gufata irembo nahita nza nkarifata habaho process nahita ndifata ikibazo si irembo kuko irembo se ikibazo ni umutima ukunda yeweho se ubundi ubu ntiwabuhiye nabamiye se gute nyamara njye wabuhiye nabamiye gute nabamiye gute ubu nakugeza ku ki wowe se uko wakigejejeho wowe uko wakigejejeho wowe bobo nageze ku ki ariko urashinyagura reka duceceke turimo turanga guseka ngo amenyo atagwa turimo turajya ahantu tugafata ibyatsi yawe bitagira iyo turafata turajya mu muhanda tugatwara amabuye mu mifuka twageze ku ki ibyo yagezeho se ntabwo bizi biriya byose byose urugero njye ngwaye uburenganzira ibyo uzi bivuga ndabizi ko ari abakunyomoza nkugiriye akabanga oya kareke njyewe ndagwaye uburenganzira yego Bobo afite ibintu byinshi pe iki ni umusore ufite imitungo ahubwo abakobwa hari abakobwa bavuga ati ngiye nshaka umusore ufite imitungo niba ukeneye imitungo umutungo mfite umbwire nguhe nimero umutungo mfite ni umunwa n'umutwe ntese ni imitungo ikomeye umunwa se wakugeza neza aho uri aho ugeze iyo udafite umunwa se wari kuhagera wari kuhagera gute ubwo amagerejwe n'umuntu cyane ungereje w'iki sago kumombeje uguhombesha gute neza inyunguri rata mukobwa ukeneye umusore wubatse ikofi umbwire nguhe nimero nimba ushaka kwiyahura ziguye kereka niba uzamwica uzamwicisha amagifiti ese buriya waha umukobwa mukundana imodoka ubwo naba mfite zingahe ushobora kuba ufite imwe none nawe ukamuha indi nkayimuha njye ntayo mfite uyu uyifite uvuga nyina ashaba muheruka ubwo muba mutangiye amamodoka ubwo muba muyaherutse kubirakariye bose no kubona patandirwa abari kubirakariye ntababara ubabazwa n'iki ibaze nkafata imodoka nkayiha umukobwa njye nta oya nyine uyimuhaye waba uri kuri level nuko nawe uyifite nayimuha twabanye oya mukundana ntabwo nayimuha kubera icyizere cy'uko itagendamo n'abandi ese yazayigendamo wenyine of course bigomba kugendamo n'abandi tutabana nimugurire ejo nyine umukundana abonye ejo umugurira Range Rover namuhaye rabafo nese iyo uhaye gift umuntu hari return utegereje nyine icyo mvuga ngiye nyimuhaye mu rwego uko dukundana ari sheri wanyu umunsi tutabanye azayengarurira uzafata nyine bizaba amateka ko wigeze guha umukobwa nyine impuzi ntabwo njye ndi umuhombyi bihariye kutabana kuki wakomeza si kwicira intege kumva ko mutazabana njye nahombye rimwe sinzongera guhomba oya reka tubireke ibyo ngibyo oya niho tubireke ari iki twiganirire wowe wayigurira umuhungu oya mw'abantu mudukurikiye mutekereze muri abakobwa baduhenda ubwenge wowe wayigurira umuhungu tureke amarangamutima no kubeshanya abantu tubwizanye kuri turi mu kiganiro wowe irene wagurira umuhungu mu imodoka iyi nayimugurira tureke n'imodoka wamugurira iPhone telefone nayimugurira hari uwo waba barayiguriye nta n'umwe nari nayigura ariko nayigura ni uko ukennye none se reka nsubize ni uko ukennye none se reka nkubwire asubwo ndakubwira gute ukundana n'umuntu utayifite wayimugurira yego ariko ayifite ntago wamugurira iya kabiri kuko telefone ariko ari nk'imodoka ndi kuri level reba nka kuri Azali the boss lady nurese yaguriye Diamond amamodoka ntanjye nayimuha ni iyihe mpano ikomeye watanze wahaye boyfriend ko nyibuze se
ni impano zitarenze. aha wowe ni iyihe mpano wahawe? Nahawe impano yihera. Ese ubwo navuga hari ukuntu umuntu ashobora kuguha nk'amafaranga. Ese ubwo wahita impano? Ari menshi nyine. Atari impano hagize ubu yampawe. Nkeni. Rero ubu nabwiriwe sinariye. Yuko ibyo kurya bibuze nta nubwo ndwaye. Ndi muzima. Ndarya n'indi mbiguze iki? Amafaranga. Arihe? Ariko dukeneye amafaranga muri buno buzima. Umva ngebindi iyi telefone yihorere nkomeze mpamagaze amatushe nyihera amafaranga. Ariko icyo kintu ari cyo kuko umuntu ashobora kuguha ikintu ikindi atari cyo wari ukeneye, ariko umuntu uguha amafaranga aba akubise ahanyaho ugura icyo ushaka. Kugura icyo ushaka. Thank you. Umuntu wamaye iriya mpano yarakoze. Kandi rero wasara mukatiye. Ibyo tubyihorere tuvuge ibindi. Iyo wasanga waramukatiye. Tuvuge ibindi. Mbwiza ukuri. Wasanga nimba yaramukatiye wamba bari ukaza kumpamagara kuri iyo nimero iri mu kiganiro. Ukaba amakuru ya Irene nawe wasamukura. Oya ntabwo nkura pe. Nicyo kintu cya nyuma ntakora. Amatelefone ahita yukoresha wawe yanditseho. Neze. Cyane motari. Oya. Ntabwo nkura nta na gahunda mbifitiye kuko nta nubwo mbikunda. Abamotari ugira? Oya abamotari. Telefone umwanditseho motari. Ubu se motari koko. Ubwo ntuwishyura moto. Ubundi handitseho taximen duturanye. Ubwo n'ufite akamodoka. Andi yanditseho saro. Ubwo wabo nagira ngo nawe ukoreshereze inzara. Ariko abantu bakunda gukora ibyo ngibyo ni abakobwa bakiga nko mu masegonderi bakiri abana. Ni ukuri. Ahubwo abo ntibakibikora. Oya. Wese waba ukora utwo tuntu nk'utwo ukananirwa kutwafodinga. Nko kwiyishyurira transport. Hari ibintu umuntu aba atagikora wenda bitewe n'uko n'ubuzima arimo. Rero hari ikintu abakobwa mugenda mu bwenge. Kuki muhora mwumva ko haravuga akantu abamukopeje. Usohokanye nawe ufashe decision yo kuvuga ngo nsohokanye umuhungu ndamwihamagariye ndabwiye sheri dusohoka pane inshuti dusohoke bikoze kangahe? Ntabwo wewe babikubwiye kangahe? Sinzi. Kutabikora ise ko nta mafaranga ufite wabona? Oya biterwa n'umuntu uko mubanye. None nyine mu bantu mwabanye bose mwashire bose mwahuye. Wabuze umuntu n'umwe wavuga ngo ndagutumye tujye kuri date. Ariko namutumira. Hari uwo wabikoreye? Hariho nteganya kubikorera. Erega ibyejo ntabwo tubizi. Ibihamya dufite n'ibyo ahashize yawe ari ibyo wakoze. Bari tukava kuri icyo kiganiro uzi ko tugiye ku yindi page. Iyi ngiyi nyuvuye. Bari yinagutumire. Iyi ngiyi do. Abakobwa mwaratuzengereje. Ntose reka nkubwire. Abakobwa abahungu muba mugomba kutwitaho. Mwebwe se si inshingano zanyu? Natwe iyo twitayeho natwe tugera tukakwitaho. Ariko umuhungu yatakwita buriya nishoye sibyo? Nkavuga ati uyu muhungu ugiye kuzajya muhamagara dusohoke nkamwishyura amabili nkakora iki? Yahita abona ko nanasaze. Nukuri. Si buri gihe basi imwe. Oya rimwe ni ibisa uwo muntu yabikora rwose nta n'ikibiba birenze biri. Ni iki kiguca intege kibyatumye utabikora? Kudakundanya n'umuhungu umwe. Ubu nirinze kubaza imyaka. Impamvu abahungu benshi nirinze kubaza Irene imyaka ye ariko Irene areze akeneye gusarurwa. Sibyo se? Ubwo se umuntu wese aba ameze ati? Abakuze nyine.
waciye akenge so gukura mu gusaza cyangwa mu myaka morali hariho nigeze kuvuga ngo ndakuze ngo nda amavuta se hari n'abamama nigeze kuvuga ngo mukecuru ngo ndi nyina wa nyakoze bane bagikunda ibyubahiro aha irene aho turasa nk'abagana ku musozo aho ugeze ubu best urabwemera ubu dushobora kuba dukundana agira best bitwaye iki reka mentioning amazina wihangane ngiye ndavuga akura kwa nyambona ati ura best wabwemera bitwaye iki se hari ubwo ari bibi ngiye mbona ntari ese wabona ari bibi ko bishobora kugorana gute se buriya bu best urabwemera ngiye aba best ndabemera uramugira se oya wangize we nta mu best ngira ndabigiye bigusabiye kuri kamera ntago nteganya kugira umu best kubera iki udashaka kugira best kubera iki kubera iki wumva udakeneye kugira best kandi ntacyo batwaye umu best ngiye mufata nk'umuntu nyine muba muziranyeho ibintu byinshi cyane yego ari inshuti yawe nyine umwitabaza buri kimwe cyose cyangwa iki cyangwa nawe akwitabaza rero numva umuntu kugira best ntacyo bitwaye ndashaka kwisabira ubu best mbese ubu best ntabwo babusaba barabusaba ngewe ukuntu mbizi nyine umuntu murahuza tu ukisanga wabaye best we cyangwa nyine nawe yabaye best wawe best n'ubushuti se bitandukanira inshuti ushobora kuba ufite inshuti nyinshi ariko batari aba best wawe batari aba best friend kuko best friend wawe ni umuntu wenda urugero naje hano ngahita muhamagara ati ngiye uzi gahunda zawe zose uzi ibikubayeho byose wenda ushobora no kubura angahe ukamubwira ati nyohereza kuri telefone nyine ikintu cyawe cyose akaba akizi nawe ibye ukaba ubizi ukavuga ati nibwo ndi hano kana kari hariya nyine buri kintu cyose icyiza mukagisangira ikibi mukagisangira ariko ubucuti bwanyu nta papasi bufite nyine zatari kuko hari igihe umuntu wenda umuntu mukundana ashobora no kuba best friend wawe ariko ni best friend ariko tena ni umukunzi wawe murakundana hari n'undi ushobora kuba best friend wawe nta kindi ari gutyo ariko mwiyumvanamo ukaba ari umuntu byoroha kuba wabwira ikikuri ku mutima niko navuga yeze ko ngenda shaka rero ko tuba aba best nyine kuba aba best ntabwo uvuga tuzabyerekana ngo urabishaka cyangwa ngenda bishaka ahubwo mwisanga mwabaye aba best ngenda nunda bishaka ko ngewe Bobo na Irene murabona twaba aba best barabona wese barabibona gute ntabwo bisaba ngo ubibone nta nubwo bisaba ngo ibiki bisaba kuba nyine bitangira gake bikarangira bikuze bitangira nyine wenda ubwira umuntu ati ngiye wenda ahangaha ati iki nanjye ndi hano ejo ukamubwira ibindi gutyo ugasanga ubucuti bwanyu bugiye bukura hari n'igihe nta nubwo ari kuvuga ngo aba best babe ari abahungu umuhungu n'umukobwa hari n'igihe ugira umu best w'umukobwa nese umu best ko ndi kumva uri kubigira ibintu byatari akenshi ubwo aba best aba ari abakobwa n'abakobwa cyangwa umuhungu n'umuhungu ukaba uzi nk'umukobwa ugiye gutereta ukaba wamubwira umushuti wawe ati kanaka wabonye uriya mwana n'iki yakubwira ati mureke ndabona rwose ntabivamo ukahita umureka kuko umwizera nk'inshuti yawe turi gusoza shaka unshakira sheri nzamugushakira shaka unshakira sheri cyangwa wemera uriwe oya nzamugushakira mwumvishe nyine ko nabenzwe sinjye wa mbere sinanjye wa nyuma mwihangane Irene turagushimiye rero numva tugiye gusoreza uyu munsi ariko wagira icyo ubwira abakunzi bo kuri Big Shema mbese
none wagira ubutumwa ubahereza mu biganiro byawe cyangwa mu bikorwa mugiye kugirana muri no minsi? Ubutumwa nabaha icya mbere ni abakituri hafi cyangwa abakidukurikirana ni ukubashimira ko mwakomeje kutugumaho. Icya kabiri nkabasezeranya ko tugiye gukora cyane kugira ngo tubahe ibyo mwifuza ko tubaha. Hari n'ukuntu wifuza nk'ikiganiro runaka cyangwa wifuza iki ukaba wanyandikira kuri telefone ukavuga ati ndashaka ko uzankorera iki kintu, rwose ndi ready kubakorera ibyo mwifuza kandi turahari ku bwanyu, kandi mujye mutera commentaire, mukore subscribe n'ibindi byose byadufasha. Okay, munyarukire rero mukore subscribe kandi Imana ikomeze ibaha umugisha. Turabakunda cyane, ari njyewe Bobo ndetse na Ihane. Sawa.